Turagushimira mwami Yesu, turaguhimbaje, wayishubahiro kubuntu bwawe. Urakoze Kristo, urakoze Mwana w'Intama w'Imana, tuguhaye icyubahiro, turagushimira kubuntu bwawe. Urakoze kubana natwe mwami.
ntabwo mubyumva ngo ni Yesu wagize ngo wangize. Gereza mugenzi ati dufite umuvandimwe. Ngira ngo dufite umuvandimwe. Mureke abadiyakoni bakora ibya mubwire ngo mfite umuvandimwe. Nubwo waba udafite umuntu muvukana, ariko dufite umuvandimwe. Kandi uwo muvandimwe ni Yesu. Mwari kubikomera amashyi. Uwo muvandimwe, umuntu ubona uhagaze imbere yanyu avukana na Yesu. Ntabwo mubyumvise. Iyo mvuga ngo mvukana na generale runaka, yari gusohoka mwese mwiruka inyuma yanjye musaba nimero. Amen. Je kukubwira ngo dufite umuvandimwe. Mwicare mani bamugisha. Mwabonye impamvu Pastor Jovia yubatse urusengero runini? Gira mugeze ati wabibona? Ngirira mugenzi ati kurota n'ubuntu. Bashumba, ngirira mugenzi wawe mushumba gira ati kurota. Kurota ukarota ibintu binini. Nta dayimoni ibamo. Mu migani yarabanga uko umuntu atekereza. Ukuntu wambaye ni imitekerereze. Ukuntu wariye ni imitekerereze yawe. Ukuntu wambara inkweto zishaje ufite nshyashya ngo uzazambara kuri Noheli ni imitekerereze yawe. Halo? Hari abantu babitse imyenda bazambara kuri Noheli. Rekata. Ye nambara umwenda w'urusi. Ejo nkawambara. Aho bari n'igihe mva mu ituka nkawambara. Nko umuntu atabazi igihe yatahira wawugura ubundi akawambara atari we wawuguze. Dukomere Imana amashyi twakira umukozi w'Imana. Ayo mashyi dukomere Imana amashyi. Amen. Kurira baba kubaha mububahe. Kandi nubaha umuntu nawe uzubaha. Amen. 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 Hallelujah. Ndabizi ko ejo ari akazi, ndabizi ko ejo ari ishuri. Ndabizi natwe turabyuka tugenda ejo dufite amanama. Ngewe kuva saa 4 nzaba mfite inama irangire saa 5. Saa 5 nje mu yindi nama irangire saa 7 nje mu yindi irangire. Mfitemo n'ishuri naryo barimo baraduseba za masters zitumereye nabi. Sirato yarabimenye asigaye yigira muri Kenya. Amen. Amen. Nihutiriza mugenzi mubwira ati dufite umuvandimwe. Ntabwo ajya ava ku gihe ntasaza. Yigeze kugira inyeshyamba yitwa Satani arangije arayibabwira Gaburiyeli kubo naguhaye urusi yo kujya kwiga mu Burusiya ukubita abazimu bitato sohora. Asohokana na batoya kuva icyo gihe nta nyeshyamba Yesu afite. Vuga amen. Vuga amen. Nawe ntabwo ufite kuko uri muri wowe ngo yanesheje isi. Urabyumva? Uri muri waba uri mutoya waba uri mukuru upfa kuba usuri muri we ngo n'amagambo ye akaba muri wowe kugira usabe. Zaburi 2:8 ngo saba amahanga. Ndasaba mu yisomere mu Kirundi mwumve ko Kirundi kivuga neza. 2:8 ako byari kuri gahunda ariko biraje. Urimo urasaba gahunda. Ubu ngiye ndimo ndasaba nka miliyoni 3 z'amadolari. Baransetse. Akazi komeza useke. Ushika naye wabo. Isomere Pastor Patrick. Mazina wangu.
Zaburi kabiri. Ubona hano hose uzabona aba Patrick babara abogari babara abakire ba Patrick bose. Zaburi kabiri murongo w'umunani. Haravuga ngo nsaba nzoguha amahanga. Uzube umwandu wawe. Wavukiye Mahama, ukuriye Mahama, ushakiye Mahama, umucuzi n'ikirehe, hari indi migi hari. Hallelujah! N'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Amen. Ngeze kuri reception negereza ko bamifunguzo bamagakarita tugabaga karita arambye tujye muri lift ya 5 uragera ku muryango ushiraho ko gakarita umuryango uribwiriza bora cyari mufunguzo abandi bageze kwita winjira kamenya ko injira yo asote nagara arasi no kwinjira kwawe atirati aravuga ati umuntu yinjiye akaka wajya muri robine washiraho gusa amazi akakumena ora cyarya amandazi muri opera hano muri Kagera agacibiti n'amabuye ya koga gira ugeza turwaya yose akora iyi Mahama wayiyurdura pari. Haleluya. Abashene muranyumva. Haleluya. Tangira utekereze uburyo uzaba mu Bufaransa, tangira utekereze uburyo uzubaka Kigali. Nafite amafaranga nduka mu gitondo ngenduza kuri Beka. Beka ntabwo ari muri Kekayiri, gira mugeza ati Beka si Kekayiri. Ni Beka abwira amafaranga ari Beka ati ntabwo mumbona. Nta maso mufite. Mwaremeye kuba mu bikabata aho ngaho. Ndabapepe ndabakunda cyane mafaranga ndabakunda rwose mugerageze munzi. Nicara nkavugana nayo gusa ikibazo tugirana na igira urukundo rwinshi abari kwa Strato akava akajya kwa Inosa akava kwa Inosa akajya kwa Jovia akava kwa Jovia akajya kwa Meshaki abaka Meshaki natwe bakatugeraho Kigali ntajya agiriwa ukangwa n'umuntu ugira umugabo wakuze rero ari kwa Birigete ejo azakugeraho. Nava kuri Beka mumva afite agasuzuguro nkajya kuri Kojeba. Ibintu mugerageze mu bikure. Ajya muri Equity naho naca. Uko Equity niho mfite konti nkajyayo nkabaza ati nta versement iherutse kuza kuri account yanjye. Undebere konti bagasanga ari 1000. Ninarinje kureba ko ntayo bashizeho. Isumwe narabikoze giye gusohoka mbona umuntu araduhuriyeyo. Ntabwo ati narakubuza po. Ati baransengera ibintu bicamo. Ati ntegereza nyuza hano muri VIP. Ndavuga ati abantu banyura muri VIP ntabwo yapfa kukubwira ngo usigare gutyo gusa. Sigashi nanjye nicara nyine nkabashira akaguru kandi nk'abantu bari muri bank. Manager kata ati nyakubahwa ngaho ni komeye. Avayo afite igishashi nawe ngurirayo. Ayama nanjye nyashira kuri konti nambye ati nibi aringiye kureba ko yaje none ngiye muzi yambiki igihe namugeze ibintu byose ushaka bifite amatwi ibintu byose ushaka ibintu byose ukeneye ibiraba ngo ntabaza zagutabara mwereke ibihe papa na mama ntabwo bigeze gukora ubukwe. Fiyanshije barambwira
baramubwira ati nawe ntabwo buzamukora. Basomera icyanditse ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ntabwo aba ari umukongomani, si umurundi, si umunyamahanga, si impunzi. Bwira ngo ati niba uri muri Yesu uri icyaremwe gishya. Asasira to kuri inshuti yanjye, papa we yigeze kuyobora ishuri akayobora n'urusengero. Nta na kimwe yagize ati ngira ngo ati nawe wahimba amateka yawe. Hari ibyo wakora abantu bakajya bavuga ati hari umuntu waciye aha, hari umugore waciye aha. Ubu Tofiya nubwo azataha mu ijuru, uru rusengero abantu bose bazaza barubona bavuga ati dore umugore. Nawe uri umugabo warota ukarota gakeya, sawa? Baracari ati ruriya ruzuzura. Ibyo se birakureba? Ngira ngo iti ruzuzura. Bundi ikibazo gikomeye ku isi ntibabwire ni ugutangira. Ikibazo gikomeye ni ugutangira gutereta. Ikibazo gikomeye ni ugutangira kubaka. Abantu ku isi bose bategereje kugira icyo utangira bagufasha. Amina. Ariko nta muntu uzagutangirira. Icyo mwaje gushyigikira icyo umuntu yagize ate. Iyo adatangira bari kuza bari gusinyimba mugataha. Ajya narimo ndababwira. Amen. Zaburi ya kanga. Bari abantu hano batazi no kuri boda Rusumo kandi turanyira. Nibangaye bahazi. Abonye ni bake. Kandi bagize bati baratu. Ubwo se ni bande bazi ku kibuga cy'indege airport. Ari kuhamenya kuhaca, ari no kuhamenya ukajyayo. Tureba bagiyeyo nibura baraherekeje. Nugere Kigali uzagiyeyo ntabwo bazakwirukana. Uzitwaze gusiranga mu. Ariko nambaye neza kuko wambaye nabi nabwo bakwikeka bakata. Mani bamugisha yarinda mukanyurusa. Amen. Ega tujye muri Yobu hanyuma ndashaka ko kare kugira ngo ejo muzajye mu kazi. Ndabizi ko icyabazanye mwese murakizi kandi mwakoze. Kubaha abashumba mwese Mani bamugisha. Iki ni cyo Imana irashaka ko dukorera hamwe. Ibintu by'amatiku n'amakimbirane n'ibiki biva kwa Satani. Ariko mwebwe mahama mwarabitsinze. Imana ibahe umugisha. Mukomereza abapasiteri iyo bangana n'abakristo barangana. Abapasiteri iyo bakundana n'abakristo bagira bati. Ariko iwacu iriya tuba Kristo ajya mu giterane bakamuhagarika. Ariko hano ntabyo. Twagiye kwa Shitani. Yobu igice cya 41 umurongo waho wa 3 aravuga ngo ninde wabanje kugira icyo amwe kugira ngo mwiture. Somera pastor Musa atagera muri Bibiliya yawe. Ninde wabanje kugira icyama? Ninde wabanje kugira gute? Kugira icyama. Kugira ngo mwiture. Kugira ngo girene mwiture. Ngirira mugenzi ati buri kimwe cyose ukorera Imana izakwitura. N'iki cyogere kibikiye aha izabikwitura. Amina. Nuko kwitanga washe izabyitura. Haleluya. 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 Fatira mugenzi mu gati ibintu urimo urakora uzabihemberwa. Nutabihemberwa abana bawe bazabihemberwa. Nabo
yampa kugira ngo mwiture ibiri munsi y'ijuru byose n'ibyanjye. uyu musaza agiye kuzamenya vuba. haleluya. iyo umuntu aguhaye inka igikurikiraho ni nuko mwitura. iyo utanamwituye umwana wawe aramwitura. nimba abantu bakurikirana ibyo batanze bagatanga itegeko ko ugomba kwiturwa, murabona ibi bintu turimo bizahereraho gusa. oya, ndagacibwa uyu mutwe bawushyire mu isombe, ntabwo tuzaviramaho. birakora birabwete ibi bintu bigira bite? birakora, birakora, birahindura, birambika, bikuka kuvana hasi munsi yo hasi kuduza. wararaga mu muhanda asigaye yitwa apotre. amina. wigeze gusabiriza abuze icyarya asigaye agenda mu ndege. iyo mana nije kubabwira ngo banza ugire icyo uyiha hanyuma uzayigaye ko itarakwitura. bavuze amina. amina. nabwiye ati imana si igisambo, imana si igisambo zibagirwa. Mwanditsi w'Amarika yaravuze ngo nubahaye agakombe gusa, kugira ngo agakombe. agakombe. wetekereza na Bibiliya muzehe, na Bibiliya yazirikanya agakombe, kuko umuntu amaze gukora icyaha kugira ngo agwihe ikintu cye. cyane cyane bene wacu b'Abanyarwanda, navuga Abanyarwanda bahakurya si mwebwe. birakomeye. niba abandi basigaye iriya ariko mwebwe ntacyo. birakomeye. nibwo nigeze kuva amasengesho imisiri, ngeze mu rugo nsanga nabo bagize amasengesho y'agahato. ibintu byose byashe arigiye. mwebwe hano ntabyo muzi, ariko i Kigali hari ibintu bishira. umuceri ugahamagara ibiraya taro, muracyari mu mufuka mukire vuba. ibirayi rero bigahamagara kawunga taro, kuri mwiza n'ibiti rangira tugende. kawunga igahamagara ibishimbo taro, niyaro uracyariyo. ibishimbo bigahamagara umuceri, umuceri ugahamagara amakara, amakara agahamagara gaze, bigahamagarana bikageraho n'ikibiriti. wajya ngo byatumanyeho na papiye jenike, wabaza ngo yanayo yagize iti. abadamu b'i Kigali rero ajya gukora ubushakashatsi mu mashakoshi, akamanura ishakoshi akagukunguta ngo arebe ko yabona ijana wapi, agakunguta ya kabiri wapi. ari uwanjye nigeze kubona ashakira igiceri mu mwingweto. ikibazo kumva igiceri cyajya hehe? ariko mani icyo ngukundira nukwita neza. so navuye mu masengesho nkanura, Imana yari yambwiye ku buryo numvaga ko ndaza kugera mu rugo natorabwe nk'igikapu cy'amafaranga. ariko umusenge ukagira ngo noneho bya bintu biba bimaze imyaka 10 bigiye kurangira ako kanya. nawe bigeze kukubaho? navuye mu masengesho afite ibyiringiro bifite ubugingo 500%. nari mfite telefone MTN yanyandikira ikanyibutsa ko ntarishura, nkagira ngo n'umuntu wohereje. nta gihugu ufite telefone utegereje KMM mudakabwira ati mukanya ndakohereza, n'imbeba yatambuka ukagira ngo ni ka message, na MTN yakwagira ngo ni ya message. hari n'igihe ureba message ugasanga banki kwibutsa ko utarishura deni. ese mu rugo usanga madamu yarakaye,
kandi aronsa afite rezo. Arambwira ati ibyo byashize. Yakujya hano tujya dufata ibintu basi babwire batugurize. Shaka basi n'akanusu k'isuka unkoregere mu kanwa kuko singiye warose nagize. Kandi icyo gihe narasengaga ku buryo yonamiraga amacandwe nasubiraga amaseni navugaga ko nari mfite itsinda ry'abantu twitwaga ngo abana b'inkuba. Iyo twasengaga iminsi 3 tukamenya ko wamiza amacandwe twarayagusubizagamo. Nimba tuyasambiza iminsi 3 wowe tukumva wamiza amacandwe tujya tuvuga ko wari ubwo wowe tuyavamo ukayakomezamo. Iyo wanze tuhita tuguhagarika umwaka n'igice. Yari itsinda turi n'abasore. Iyo twasanga guhagaranya n'umukobwa iminota 2 baraguhagarika tutabaza ngo ni mushiki wawe cyangwa ni mwene wanyu cyangwa muri kumubwira fakubona ari umukobwa ukabura umuhungu. Tufatije ninjye nari president baba secretary akambwira ati nabonye mwene daha wamubonye ameza 6 nagutera haleluya, ameza 6 nagutanga amaturo, ameza 6 azaza mu rusengero yariye na toilette y'urusengero ntazayikoresha. Yamanga amanota yanjye abamekeye ya pastor Jokuya n'ibyo. Agiye kwiduka asanga nyiri duka yatanze itangazo ko uwo munsi badakopa. Kandi nari umukiriya wazi ko ni pasiteri. Nimba bari bamwungure ko madamu aza kuza nabwo rero ushobora kugira za emotion kandi natanze itegeko asiga umwana. Mwana numva musize mu iduka ibyo papa yamubwiye n'ibyo agira ate n'ibyo akora. Ahubwo tubavuze ko uyu munsi araza nambye ati nayusi. Imana ishaka gukora ifunga uturyango twose. Ntabwo ejo bundi uturyango rutazakwishima hejuru ngo nutwo tukugize nutwo tukwambitse. Imana nembura umukozi wayo ubu mutungo wayo bwite. Ibishaka ko akantu kose uzamura icyubahiro, akantu kose uzamura icyubahiro, akantu kose uzamura icyubahiro. Ibyo ni byo Imana ishaka. Ariko tekinike na mekanizme no kwiba ndaho ngira madamu kwishaka hano ya gusura abantu baya masauref ko yaca umuntu nagusura saa 6 umuntu nagusura saa 6 akakuganiriza agasezera ukabona ntahaguruke akongera agasezera akabona ntahaguruke tumenya ko arimo arakubwira ati nta kintu gihari se. None nigeze gusura umukristo ushonje zamugikari kugira ngo mbone ko mbabura yagize iti ndazi tangira zimira togota ndavuga ati ndabitegereza vuga Matayo mvuga Luka mvuga ibyanditswe mvuga inzozi mvuga imbaraga z'Imana zahehe gusa ntegereje ko hagira ibintu biza. Ngiye kubona umuntu akumbe yarateta abayesume yaba narimbiwe n'iki narimbiwe nuko yagiye hanze nambye ati se ko watinze ubwo yagiye hanze atinze nkagira ngo agiye kubiza. Arambye ati narindi mu isoko narimo ndateka amayisume y'abana yari yanduye. Niki ni narimo ndateka kandi genda nzi ko ari ibirayi birimo biratogota. Ya Ongera subire muri uwo murongo nshuti. Uyu munsi murataka. Ninde wabanje kugira icyo ama? Ninde? Mbariza kugira ngo mwiture. Mbariza mugenza ati hari icyo wabanje guha Imana. Reka ibintu byo kutubesha ngo wamuhaye umutima. Uzi imitima Imana ifite. Umuntu Imana igukijije indwara egukoreye ibitangaza ukaza hano natwe ukaduhindura abatishiste
ngo nari narabwiye Imana ko nzakoma amashi mu buryo bwa gahunda. Iyo yakomye amashi kugira ngo ukire, nari nabwiye ko nzarambarara, nzapfukama, nzamura amaguru. Uzi kuntu ifite ibizima bine bihora bivuga ngo ure wowe urayipipa. Iyo yarapfukamye cyangwa yarakoze, mugabanye imitwe, gerageza mugabanye imitwe mu rusengero. Nimutera haleluya zirindwi, kandi we yagukoreye igitangaza. Kote ya harakana yashizeho, ariko tweguje kuduteresha iki? Haleluya. ibiri munsi y'ijuru byose ni ibyanjye. Ibiri he? Munsi y'ijuru. Mubivuge cyane. Ibiri he? Ibyande. Uwukubwira ati urangaye ko wamaye sinagusubiza. Use ko ibintu byose ari ibyanjye. Ibiri mu ijuru, Zaburi ya 24 ku murongo wa 1 ngo isi n'ibyuzuyemo n'ibyanjye, iby'Uwiteka naba. Ariko ntabwo musoma Bibiliya cyangwa musoma za Korowani. Naba irimo. Nukuvuga ngo nimba abantu bose arabimana, n'ibintu byose n'ibyande. Yohana 1:3 ngo kuko ntacyaremwe kitagize kitaremwe nawe. Mukuru wanjye n'umuremyi. Amina. Kirabwira ati mukuru wawe n'umuremyi. Sewe Yesu Creator. Hallelujah. Creator. Hallelujah. Amina. Yarema amahoro, yarema urugo rwiza, aracyarema. Bwira ati Imana iracyari mu kazi, iracyarema, yarema amabati, yarema amabuye, yarema amakaro, iracyarema. Imana yambaye sarubeti iri mu kazi. Ya madam is too much. Sakauja. Hanyuma reba ni n'uyu musaza. Batanye rimwe batindi ndica. Imana ni ari nkawe. Uri umugabo w'ururugo ukaba ufite umugore n'abana. None umugore wose wakwitwara kugira kwegura nawe wiraza igitarama kwambuka Nyabarongo bikunanije. Mpaka amasengesho maze mu ntabwo wego. Ubu ni byo ugituye. Numva ijwi riterera mbya kugenda muri stock uhamagaza ibintu ushaka. Kigena ryaga mu Pakistan, ndavuga tubwe Imana ivuze ubwimvanye mu rwego. Haleluya. Ntago mpamagara mu Pakistan, ntago nzi ki Pakistan, ndahamagara mu Tanzania. Ndahamagara mu Tanzania. Number 1 country. Jamuri stock mfati umufuka umuceri. Baba, katika jina la Yesu, naita mchele kutoka Tanzania. Kama mko Kahama, msuke. Ya. Haleluya. Haleluya. Muvuke boda. Pite Nyakarambi, msisimame Nyakarambi, siishi Nyakarambi. Komeze. Nagombanya Kabarondo, nagomba Kibungo, mukomeze. Ndangira umuceri neza. Ndawa full address. Nabwira ati nunayoba nimero zanjye ni 078841 iyo nimero ntabwo iriyo kipe. Nuyihamagarira kwitaba. Narinuye kumurindi. Navuga ati nimugera 19 mwambuka Kararo mugere ku Murindi. Nimugera ku Murindi mukoreho nka kilometero 1. Aha ni modoka z'Abadage zabaga bakora imihanda. Murabona agahanda k'agatatu, muzamuka inzu ya mbere ya kabiri ya gatatu na
urashaka amadolari uri muri amagare urahamagara amadolari mu kinyarwanda. Amadolari ntabwo ndi ikinyarwanda. Himba icyongereza uvuge ngo dollar come to me, dollar come to me, dollar come to me. So nuhamagara mu kinyarwanda hazaza iki? Umunyarwanda yumva iki? Uguri murasaba amafaranga uyavunje ubona amadolari. Reka mbigisha icyongereza cyoroshe. Kirabye tubanga wiki icyongereza cyoroshe. If you need dollar, pray like that. Father, I need dollar. Pray. Icyo cyongereza kirakomeye. Reka tubivuge ngo Father, I need dollar. Receive in the name of Jesus. Nongo muceri wanyumvise. Bato mufuka ibirayi nabwo ati mwebwe mumva ikinyarwanda. Ibirayi byiza biva hehe? Mu Kinigi apana Ruhengeri. Ruhengeri ni bingi. Nubwo ibintu bitinda kubageraho. Ruhengeri yavuyeho ubundi Musanze urumva ko muri nyuma y'igihe. Mu Rwanda nta karere kitwa Ruhengeri, hari akarere kitwa Musanze n'akandi kegera kitwa gute? Burera rero niho Kinigi ba. Burera iri ni akarere. Kinigi rero ituruka mu murenge wa. Ugomba kumenya ibintu bya wa muri ntushakire inyama muri farumasi. Ako niko ndabaseta, niko ndabaha amagambo y'ubwenge. Yambwiye cyane muri duha amagambo y'ubwenge. Aya nta handi wayakura keretse mu rusengero. Bamagara ibirayi. Ntabwo ati ntabwo nzi igikiga neza ariko kamembe. Hagati mwami Yesu. Ibirayi bive Kinigi, bya bindi byiza. Bizamuke Shyorongi. Bimanuke Nyabugogo. Ntibitinde kwa Nyirangarama. Ntibitinde bimwe icyaya nyuma bite bigaruka ndashonje. Bizamuke bimanuke ntibitinde Nyabugogo. Bizange Kanombe. Ndahamagara. Menya ku munyu uva hehe. Menya isukari iva Kabuye muzahariho. Urenga Nyabugogo ukarenga za Gashyaka niyo hari uruganda rw'isukari. Ugomba kuba ufite map y'ibintu ushaka n'aho biri. Kama mwandambiwe nije. Kama pasa jobi ya haki. Ninde wagize ninde wabana kugira ngo ndashaka kugira ngo uyu mugoroba buri muntu wese uri hano mbere yo gusaba ubanze uhimana. C'est la Bible. Alléluia. Amen. Ni jambo rya ongera wansu. Ninde wabanje kugira icyama? Yego. Kugira ngo mwiture. Kugira ngo ngirene. Mwiture. Imana irimo irashakisha umuntu yakwitura. Yaba ari tofari rimwe, yaba ari amatofari abiri, yaba ari imbaraga zawe. Imana iduhaye amahirwe yo kugira gute, yo kubanza kuyiha hanyuma izagira. Haleluya. Mu byumba
abantu mu gukomera Imana amashyi menshi cyane. Iduhaye opportunity, iduhaye amahirwe, iravuga ngo nimungerageze murebe ko ntari inyangamugayo. Nimba Pastor Jovi yabashije kunyizera, navuye hano nko mu kwezi kwa kabiri, ategura igiterane, arabahamagara, yandika inzandiko. Mu by'ukuri umubaza umugabo utumira uramuzi, duha ubuhamya bwe, ntabyo azi. Nimba mfite abagore 500 ntabyo azi. Ariko yarizeye, uvuga ngo yagize yarizeye. Nari mfite ibintu bigeze kuri 20. Kwa kabiri nari ndi mu nama n'abantu, hari ibintu twagombaga gukora kwa gatatu kandi ngomba kubibamo. Ndababwira ko mfite igiterane, ati watubabaye, hari umuntu uvuye muri Amerika kandi yatubwiye ngo natakubona azasubirayo vuba. Wagerageza igiterane ukababwira ngo uzaza kwa kane. Fata telefone ametereka n'ikire Pastor Jovi kugira ati azabwirize hanyuma ngiye zaze kwa gatanu. Amahirwe menshi nari kuza kwa gatanu. Nimba giye umunyabyaha ashobora kuba wizerwa ku magambo navuze. Haleluya. Imana se mbariza mugezi, Imana se nimba mushobora kwitabira Pastor Jovi, mukazana n'amakorari yanyu, mukazana ibikoresho byanyu, atari idini ryanyu. Ari n'umupaseri hano yampamagaye arambwira ati giye yanazari ikibazo cy'amadini yacu, nari kubwira n'abakristo bose tukajyayo tukabana namwe mu munsi wose, ariko ikibazo cya raporo. Umvura uwo mutima, ariko urumva uwo mutima w'ubwami. Ariko aho turi hariya gutegura igiterane nk'iki nawe akagitegura, n'undi nawe akagitegura, gusa kuko yumvishije ko wagize ute wateguye. Mwikomera amashyi muri imfura cyane hano ntabwo arabura iminota 5 twakira bose ko shaka tumwakira saa 12 zuzuye, dutange hanyuma tahe. Yahamagara ndangije kuhamagara ngo muramye icara, shaka intebe wicare ureba ku marebe nk'umuntu ugiye kwa icara. Yarusengero muzashiraho tapi atuti. Haleluya. Nariye kwicara ariko mbona uzayibuka. Amina. Nariye kuba urugero ariko mbona adasa neza kandi murabona ko nambaye neza. Haleluya. Imbereke ukuntu nicaye, nakoze cyane. Nutikunda nawe uzagukunda, uzaze wibwira ko wambaye neza we wenyine. N'abandi batabikubwiye babikubwira, ariko wibwiye. Nutivura nawe uzakuvura. Kandi ndeba mu muryango, simaze kwibwira grand frères, naramubwiye ati ikigifu ubona ni indabyo zo gutereka. Nimba ari indabyo yewe mugore wanjye n'indabyo wamuhaye, ntabwo dukwiriye gutya. Naramubwiye cyane ndaje. Numvaga ko hari umuntu Imana yanize yamaze guteka isombe n'inyama n'ubugari, kamubwiye ati gubiki. Maze n'iminota 10-15 ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Koko ndakingura sanga n'abadamu bo mu rusengero. Unzi njyamba 1,500. Iyo twatuye babicaye nabo kugira ngo bayaryeho, kugira ngo nabatambye. Nabo ntibajya bamenya ko pasiteri yakubise. Baje kumbwira shida kandi nanjye nabuzuwe. Yarafite shakoshi, yashakoshi. Ntabwo mfungura rwose n'umwe. Aza afite agashakoshi keza nk'aka k'abasirimu. Biranaremereye. Niyo mutaje.
agashakoshi n'undi mushuti we yagashizaho. Arambwira ati arafungura akoramo noti y'ibihumbi 100 ashyira ku meza, akoramo noti y'ibihumbi 100 ashyira ku meza, akoramo n'ibihumbi 50 ashyiraho. Amaze kuyashyiraho mu mutwe wanjye ni buriya yabonye igishoro, haje no kumyereka ko yakize. Badayimoni bajya bakubwira ibintu byinshi, aje kumbyinira amagambo yarambwiye ati uribuka duhuye Muhanga, twarimo turajya Nyanza njyanye abana, duhurira Muhanga muri gare, uvuye mu giterane ni ntabwo mbyibuka. Ati reka mbikwite, ati twahuye ukora mu mufuka uduha 3,000 bingana 3 kuri jewe n'abana banjye byabaye nk'ibihumbi 100. Nari mfite amafaranga anjyana i Nyanza ya Butare akangeza Nyabugogo, bikansaba kumva Nyabugogo nkataha Kanombe ku kigo n'amaguru. Ariko waraje nka marayika, gira mugenzi ati kora neza uzayisanga. Ibintu ugiye gukora muri uyu mugoroba, ibintu ugiye gutanga muri uyu mugoroba, uzabisarura. Ku muntu utazi, ku muntu udateka, ntuzame kuko uzi ko nzakwitura, uzabibe. Birango nyanyagiza iki? Imbuto. Ati rero maze kuyamba biga umuhigo. Ndabwira ati mama, hari musaza wanje agiye kunyoreza amafaranga yo gukora salo. Nanyoreza ayo mafaranga nzakuraho 10, sinzakijyana mu kibo kuko bibageraho byashize, nzabijyana mu rugo. Vuga ngo mu rugo. Ubwo byari bigiye guhura nuko nabwiye muzehe namweretse imifuka. Gira mye Imana irareba, Imana irakuzi, Imana izo akatanduraramo. Ariko waranyuzwe kametero, waranyuzwe ushobora gusaba metero 2. Nararaga mu Frega ariko sigendana muri Rwanda fo metero 2. Amina. Haleluya. Ugomba kwimara ibikomere, warya ukarya, wapama ukambara. Ati reka nguha amakuru, ni umushumba wanjye nkunda, ntabwo mubeshya. Ati iki 10 gimaranye amezi 2. Satani yari yanyingiyemo arambaza, urajya kumuhaye amafaranga yarayakoreye. Uva ko abantu babaye apana bahanu, ndavuga abakristo ba. Yego. Ati nijoro Imana iranyiyanangiriza bwa nyuma. Bwa nyuma. Reka binuke, nasaza zabizuru uko yabisanze. Amen. Reka bigira biti binuke. Bamuhamagaye ngo Lazaro yarwaye ntiyajyayo, bamuhamagara ko ageze muri koma ntiyajyayo, bamuhamagara ko arimo aratera imigeri ntiyajyayo, kandi ngo yari inshuti y'umuryango. Kandi Umunyarwanda avuga ngo inshuti yibonera he? Umuntu umwe yaravuze ati ni nakubona mu rupfu rw'umwana wanjye, sinza kubona mu rupfu rw'ihene yanjye. Abantu ntibakunda gutabara, ariko ihene yaho yaguye. Halo? Tutangaje amasengesho y'imisi 21. Abantu baza kwa pastor ko pastor urabizi ko ndwara igifu. Abandi bakuri Noheli tuzasangira twese, tuzakora agape.
nta muntu uraza kwa pastor ku munsi wa ndapen kwa igifu sinzarya. Mwarababonye kandi uriya mudamu nari muzi yakundaga amafaranga kukurusha. Umva ko yakunda uriya we yari igitangaza. Yagukopa k'igihumbi ukamubwira ati ejo saa 4:50 wumvaga ngo utayamuha agaterura televiziyo. Kubera izo kamere ze yari yanze kugira gutanga amezi abiri. Ngira ngo hari abantu bamaranye ibintu byawe amezi, hari abantu bamaranye ibintu byawe imyaka, hari abantu bamaranye ibintu byawe hano, abantu bafite ibintu byanjye, hari abantu bafite amafaranga yanjye, ariko baje kuyamba n'akazi kawe. Ngiye kugenda uzasanga i Kigali. Barashye amen. Ati rero aya mafaranga n'ayawe tekereza 250 mu rugo rwabuze 500. Urumva iyo shusho ya urumva iyo shusho. Ariko ayo mafaranga yazanywe n'iki? Yazanywe na bitatu. Haleluya. Yazanywe n'iki? Yazanywe na ubwo Imana yakubye inshuro zingahe? Asastirato ni wowe ku ishuri vuba yakubye inshuro zingahe kugira ngo ubone 200? Utanze 3 ugakuba kugira ngo ubone 200 ni inshuro zingahe? Sawa. Imana yagize ngo ninde wabanje kumba kandi naye muhaye mu kufukanya nari mfite nk'ibihumbi 100 tomoramo igihumbi ko nari akantu koroshye. Ikintu cyose ugiye gukora muri uyu mugoroba kirakomeye imbere y'Imana. Amen. Ntuyisuzugure. Ufite miliyoni bagakuraho amafaranga 10, ubu ufite miliyoni. Ufite angahe? Ibihumbi 900 n'ibihumbi 90 n'ibihumbi 9 n'amafaranga 900. Ubwo bavuze ngo abantu bafite za miliyoni, bavuze ngo umuntu ufite miliyoni ufite ntabwo wahaguruka. So ukeneye umuntu waguha 10 kugira ngo uze mu mubare w'abantu. Ngira mwiti nta gafaranga gato kabaho, nta n'amafaranga manini. Buri wese afite amafaranga nk'amaraso. Buri wese hano afite amafaranga. Gusa urashaka kugira nk'ayanjye kandi ayawe urayafite. Hari umuntu ufite 1000 kuri momo, icyo ni 1000. Hari n'ufite amazera 3 kuri momo, n'ufite ari bose kuri we. Ndabwira ati bisubire mu ishuri ebyiri. Ati nayawe subira mu ishuri ya kangahe? Bibiliya yemera abahamya bangahe? Ndabwira ati ufite ya moto nyaguhe? Ati wenda yafu. Nari nzi ko umugabo ari tarifura kandi yaretiriye umugabo yabonye message nindinda kuvuga Matayo n'ibyahishuwe ngo ye aramuhamagara turaho umuzimana. Hari igihe umuntu aza n'umuzimane bitewe na sababu. Faransa wanavuga ngo profiter de l'occasion. Vunja mifupa bado miendo iko. Ukiwa manyowa hakuna utavunja mifupa. Musengera nkanuye. Minotumwe. Mwami Yesu ndagushimiye kuba kumvi. Izina rya Yesu amen. Haguruka. Ndamubwira ati haguruka. Ndamuherekeza. Mbona arareze. Ndeba neza ko arenze. Mbona aragiye. Mbona agize ati mbona aragiye. Yaya amafaranga uko yakabaye. Murahishuka. Ninde muri mwe umaze gusasa amafaranga? Mva ko mwira. Ngo mufite menshi. Ninde muri mwe wahinduye amafaranga amashuri? Fata amafaranga nya. Dari noti ya 5 n'ibihumbi 2 eba. Ndasasa. Naje nicara muri salo. Mugora za nta makuru. Gira mu giti cyambere nta makuru. Azagira ngo ibintu ni bya bindi. Kandi ibintu byahindutse. Azalina aturi uricaye ni nose
se mbigenze neshe abazi Imana ya Mesaya n'abaho kuko umwami Imana azandinane ashobora kuba y'umugoroba ashobora kuba ariko ndabizeye oya sengero tuzaruta amina. Najya kuzana ibintu ngatisheri hari ibintu abantu rero yanjye murayigana yasanze nicaye Haleluya. we kwicara ku mutokoto w'inkono uzicarire ijambo rya nyiri inkono kuko ushobora kugira ngo ni inkono kumbe yatetse amayisumbe nicara nk'umugabo mfite shuwa kuri mugoroba nza kurya ntabwo tikumbura ntabwo ntati ngomba bwiki ubwo abana bato bari bari aho mukoze n'ati ngwino tuvu hari ibintu umugabo n'umugore batavugira muri salo ngwino tugende nashaka kumujyana nawe uyu mugore Imana yagukorera surprise Imana yacu uko yahozeho kera buri wese afate telefone hari abantu ngiye kohereza amafaranga buri wese afate telefone telefone ngiye kohereza ngiye gutegeka abantu uyu mugoroba bamwe muri amesaje ngiye gutegeka abana nibarajya ku ishuri mugiye kwakira minerevare niba muri bazi uko bizagenda ibintu birahindutse niba nta telefone ufite fata bange yawe zamura wizeye mwami Yesu dore telefone yacu kirimo gihagije nasa kugira ikintu gihagije gishobora kujyana umwana ku ishuri nanjye ngasigarana wizina wakire amina wakire amina wakire iki cyumweru abana barasubira ku ishuri iki cyumweru amadeni urayishyura ntabwo twaje kuryama neza twaje kuguhuza n'igitangaza cyawe hari umuntu uri hari inyuma amaze iminsi 2 atarya haguruka nguha amafaranga umaze iminsi 2 utarya ushaka ari hanze umaze iminsi 2 utarya ngwino tuguhe ibiryo inzara iwawe barahari ariko abanyarwanda bihagararaho n'isosi y'ubunyobwa